Rutunga we. Amora. Rutunga we. Iza cyane. Nyakubahwa umuyobozi wazahagarariye akarere, nyakubahwa umuyobozi wa Mizero Care no kutwakira abashyitsi. Babakiriye rero muri Isanga muri Rutunga iwacu. Mizero Care Organization, umuryango nyarwanda utari uwa leta washinzwe muri 2013 ugamije gufasha umuryango nyarwanda by'umwihariko urubyiruko ukiri ibikomere guhangana n'ibibazo byo mu mutwe biterwa n'ingaruka za Jenoside yakorewe Abatutsi hagamijwe kwimakaza iterambere rirambye. Kugera rero kuri izo ntego zacu binyura muri gahunda zirimo serivisi z'ubuvuzi bwo mu mutwe hakoreshejwe ibiganiro bivura n'ibyo umuganga ari buze kuzakiyoboramo, nacyo icyo ari buze gukora ni ikiganiro kivura. Gushyigikira uburezi n'iterambere ry'Abanyarwanda by'umwihariko mu rubyiruko. Kuzirikana abo bantu by'umwihariko, Mizero Care twashyizeho umurongo wa telefone utishyurwa muri gahunda ya Gukire, aho ushobora guhamagara muganga wacu akagufasha, akagutega amatwi, kandi ibyo muganiriye bikagirwa ibanga, aguherekeza muri urwo rugendo rwo gukira. Ni nimero 8050. Nyakubahwa uhagarariye umuyobozi umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rutunga, banyakubahwa uteraniye hano kuri uyu munsi twaje gutangiza ku mugaragaro ubukangurambaga bwo kwita ku buzima bwo mu mutwe by'umwihariko mu muryango nyarwanda mu byiciro byose mu kagari ka Kibenga. Bifuza ko byazatanga umusaruro ufatika ku buryo uyu mwaka uzajya kurangira tuvuga ngo abantu banyuze muri ibi biganiro kuko byarabafashije, birabafasha, barakira, barimo kwiteza imbere, barimo no guteza imbere ubukungu bw'igihugu cyacu. Ntabwo bigarukira aho ngaho gusa, ahubwo dukora n'ikumira, igikorwa cyo gukumira kugira ngo abataragaragaza ibimenyetso by'indwara zo mu mutwe nabo bafashwe mu rwego rwo kubarinda kugira ngo ibyo bibazo bitabageraho cyangwa se n'ababifite nabo bitabaherana. Tuzafatanya rero n'ubuyobozi gushyiraho ayo matsinda y'ubumwe n'ubudaheranwa muri aka kagari cyangwa se n'utundi tugari tuzageramo, no kunoza uko ibyo biganiro byajya bigenda, naho bibaye ngombwa abo twakohereza mu bigo nderabuzima cyangwa se mu bitaro by'akarere cyangwa n'ahandi bitewe n'uko uburemere bw'ikibazo gihagaze. Ibyo nabyo tuzabikora kugira ngo birusheho gutanga umusaruro no gukiza Abanyarwanda ibikomere twahuye nabyo bifite inkomoko kuri Jenoside yakorewe Abatutsi. Dufite abo dufatiraho icyitegererezo cy'ibishoboka duhereye ku cyerekezo cy'igihugu gishingiye ku bumwe n'ubudaheranwa, ibikorwa by'abarinzi b'igihango, ubwitange bw'inkotanyi zahagaritse Jenoside yakorewe Abatutsi. Abo bose nabo dufataho icyitegererezo kandi dushimira, kugira ngo mwafasha rwose gushimira inkotanyi zahagaritse Jenoside yakorewe Abatutsi. Urubyiruko urungano rwanjye kuganira ku bibazo byo mu mutwe nk'abakuru b'ejo b'u Rwanda byadufasha guhitamo ubudaheranwa. Tubona ko ariko gukira kwacu. Ubunyarwanda nibwo rumuri ruzatumurikira iteka mu nzira y'iterambere ya buri wese, by'umwihariko ndetse n'igihugu muri rusange. Munyemerere nsoreze ku butumwa bwa Nyakubahwa Jeannette Kagame
madamu wa perezida wa repubulika ibaruwa yageneye urubyiruko, aho agira ati uburyo uburwayi bwo mu mutwe bwakirwa mu muryango ntibisobanura ko nta rukundo ruhari, ahubwo ni uburemere bwo kutamenya no gusobanukirwa uburwayi no kwanga kwemera ko turembye, kuko imfura ishinjagira ishira, maze abantu bagahitamo uburyo budahangana n'ubu burwayi bikabasenya kurushaho. Nyamara twese turabizi burya imfura ntiherana. Rero abasaba kugira ngo tureke guheranwa n'ibyatubayeho, ahubwo duhitemo kudaheranwa. Murakoze, ndabashimiye. Ndeba mu mibare y'icyegeranyo baheruka gusohora muri 2020 bavugaga ko 9.3%, abantu 9 mu bantu 100, ni ukuvuga umuntu umwe mu bantu 10 yabwiye iyo komisiyo ko inyigisho z'urwango n'amacakubiri bitigishirizwa mu miryango. Umwe mu bantu 10 bakigisha amacakubiri iwe mu rugo, ushobora kugira ngo ni bikeya, ariko uburozi n'ubundi ntibuba bwinshi. Ikigamijwe muri gahunda ya Nyarwanda ni ukubanza kumenya amateka y'u Rwanda, kuyamenya mu biganiro nk'ibi, tuyamenyera gusura inzibutso, tuyamenyera mu biganiro bigenda bitangwa haba mu gihe cy'icyunamo, haba mu bindi bihe, kuyakuramo isomo, tukabanza tukavuga ngo ariko bayo ababigiriyeho umunsi ugasanga ntabwo, ukavuga ngo gisitari amabiri, hanyuma ariko no kwanga ikibi. Impamvu tubabwiye ibi ni uko twageze mu gihe nanone impamvu zigiye zinyuranye, ibi bintu by'ingengabitekerezo y'amacakubiri, inyigisho z'urwango ziragenda zongera kwiyongera. Birashoboka ko rwose kandi Imana ishimwe Abanyarwanda nibura hano imbere mu gihugu batakibyigisha, batakibigenderaho, nubwo imitima ikomeretse igihari, ariko mu mbuga nkoranyambaga amasimatifone, iterambere ni ryiza, haracyari abantu bamwe impamvu zinyuranye bakibyigisha. Leta yo yakoze ibyo yagombaga gukora. Cya mbere, ibyo bintu byitwa amoko yabivanye mu ndangamuntu. Cya kabiri, ishyiraho amategeko aha uburenganzira Abanyarwanda twese. Nta mwana ugitsinda ngo avuzwe ishuri n'uko avuka kwanduza no kwanduza. Urwo Rwanda twarukuyemo twese. U Rwanda hemererwaga bamwe kujya kwiga, abandi ntibabyiga. Umunsi byakozwe. Cya gatatu cyakozwe ni ugukora uru rugendo rwo gufasha Abanyarwanda kubana, abandi kubw'imbwirwaruhame nzima, abandi kubw'amategeko mazima, abandi kuko guhabwa uburenganzira n'ubwisanzure mu buryo bungana, babane no ku bw'itegeko bashaka kubyara. Iyo byanze nyine ajyaho n'itegeko, babane no kubwo gutanga ubutabera. Ntekereza rero ko abavandimwe mukomeretse ushobora kwitwara nabi nyirawo, ariko kandi uje kubabwira ngo ukiri ibikomere birashoboka. Bishoboka bite? Bishoboka mu kubanza kuvuga ngo ya mateka uko byagiye, jenoside yateguwe na leta irayigisha, leta ishorera abaturage, ko hariho leta yayirwanyije ikayitsinda, ikavuga ubumwe, ikavuga amahoro. Ni iki gituma umuntu ashaka gukomeza kwihambira bya kera n'ababigiyemo batandukanye kuko baraho. Indwara zigaragara iyo umuntu ahindutse mu myitwarire, agahinduka mu marangamutima. Iyo wahindutse mu marangamutima bigaragarira mu myitwarire ugaragaza.
Ikindi, umuntu ufite indwara yo mu mutwe agaragarira mu myitwarire idasanzwe agaragaza. Urugero, nkunda gutanga urugero iyo abantu basetse undi akarakara, cyangwa se abantu baba bababaye we akagaragaza ko yishimye. Mu by'ukuri uwo muntu aba agaragaza imyitwarire idasanzwe. Igitera indwara zo mu mutwe ni ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge. Umuntu ashobora kuba ari muzima nta kibazo yari afite, ariko uko akoresha ibiyobyabwenge cyane bikaba byamutera uburwayi bwo mu mutwe. Impanuka n'inkongi y'umuriro bitera uburwayi bwo mu mutwe, bitera ihungabana, bitera agahinda, bitera ubwoba, ugahora wikanga ko bishobora kongera kukuba. Gupfusha umuntu wakundaga cyane bitera uburwayi bwo mu mutwe. Iyo ngiye kuvuga iki kintu numva navuga buhoro nkareka kwihuta, kubera ko gupfusha kugira ngo nicyo kibi cy'urukiri. Gupfusha birababaza, gupfusha birakomeretsa, binaniza umutima, kuzibagirwa biragoye. Aha niho ibiganiro bitangwa mu nzego zitandukanye, abantu bagaruka ku kintu cyo gushimira umutima ukomeye w'Abanyarwanda. Ni gute upfusha abantu bawe bose, warangiza ugahitamo kutiyahura, ugahitamo kubaho, kongera ugahaguruka ukajya mu murima ugahinga, ukajya ku ishuri, ukajya mu nzego z'ubuyobozi. Kongera kubaho birashoboka, kuko nivuga kongera kubaho ndabivugira kudaheranwa n'agahinda, ndabivugira kudacika intege, babwira ngo mufate ibyemezo bituma mutajya mu kaga ko kuba wakwiyambura ubuzima, cyangwa se ngo udindizwe n'igikomere cy'amateka wanyuze. Mugire amahoro, mugire ubuzima, mutere imbere, mubeho, mukomere. Ni muri mwenyine, turi kumwe. Nkunda kubwira abantu ngo nushaka ubwire mugenzi wawe ngo humura, nturi wenyine, turi kumwe. Sinzi niba namwe mwabikora. Uhindukire ubwire mugenzi wawe, mubwire ngo humura, komera, nturi wenyine. Murakoze cyane. Impamvu y'uru ruzinduko muri Rutunga sibyo ko mu gutangiza umushinga ku mugaragaro mu karere kacu ka Gasabo, ariko nanone ni ukubanza kumenya ngo ugenderewe n'iki, kuko batubabwiye ni ubudaheranwa. Naho ni ubudaheranwa, ubudaheranwa n'amategeko y'igihugu cyacu kandi Abanyarwanda tumaze kwiyubaka, ibyo dufite n'ibintu n'imyaka duhaha, ariko turacyafite abantu bashaka kugaruka kuri byacu. Rero tugomba kubisezerera, tukagenda tubishyiraho akadomo kuri ya mibare bababwiye. Imibare bababwiye komisiyo ivuyeho yagiye igaragaza ko atari 100%, nubwo ari mike, ariko ishobora kuba uburozi bukora. Nyarutunga uyu mushinga uzabasanga mu izingiro ry'imibereho y'abaturage, ariko umudugudu
ndetse imanuke igere hariya hasi mu isi. Babatumiye nk'imboni z'igihugu mu kagari mu isi kugira ngo ifashe n'umuhigo wa nyakubahwa perezida wa repubulika na madamu wese wafashe ngaruka ku ijambo rimwe cyane mujya mwumva nyakubahwa perezida wa repubulika iyo agiye kurahira vuba. Ijambo rya mbere atangiyeho n'abago ndahiriye kurinda urugo rw'abanyarwanda. Iryo jambo uzakurikira iryo jambo muri make rero ntabwo yabigeraho tudahari tukamufashisha. Namwe rero nk'abayobozi ni imwe mu muhagarariye hari, niyo mpamvu twita imboni z'ubumwe n'ubudaheranwa. Ibyiciro bagiye bavuga bishobora kuba byagaragaza guheranwa n'amateka twazi mu gihe bidufasha. Icyo tubafasha ni tubasaba ni mutugaragarize abafite ibibazo. Umuyobozi w'isibo niba hari ubonye mugeze ku kagari, akagari kamugeze ku murenge, umurenge yuko uza kudufasha kugira ngo natwe tugere kuri abayobozi b'umuco, kugira ngo nibura tujya kwiga ejo bundi kwa kane tugabanye abafite ibibazo by'ihanga.